Ndabasuhuje mbifurije icyumweru cyiza by'umwihariko mbifurije umunsi mwiza w'abagore. Uyu munsi tariki ya 8 Werurwe buri mwaka twizihiza umunsi w'abagore. Abagore mwese aho muri ni mwubahwe. Abumva runo rurimi rw'ikinyarwanda cyangwa se rw'ikimuntu mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, muri Tanzania, muri Afurika yose ndetse no ku isi yose. Bifurije umunsi mwiza w'abagore. Nakoze ikiganiro kirambuye kijyanye n'umunsi w'abagore, muragisanga kuri YouTube. Ariko nagira ngo mbabwire ngo kuri iyi okaziyo y'umunsi w'abagore ndashaka kugaruka ku nshingano nihaye uyu mwaka. Inshingano cyane cyane kuri izi social media zo kubibutsa yuko nta muntu ugomba gusuzugura uwundi, nta muntu ugomba kwirata ku wundi, nta muntu ugomba gutera ipfunwe uwundi, cyane cyane mu banyarwandakazi, cyane cyane muri sosiyete y'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa muri sosiyete y'abanyafurika. Nta muntu ugomba gucisha bugufi uwundi. Nabibukije yuko iyo umuntu aguteye ipfunwe ntabwo umuntu yigirira icyizere, ntabwo ushobora gufata ijambo mu bantu, ntabwo ushobora kugira uburenganzira cyangwa se igitekerezo cyo guhanga cyangwa se cyo gutegeka cyangwa se cyo kuba responsable mu bantu igihe ufite ipfunwe. Ntabwo ushobora kumenya kuvuga mu bantu, ntabwo ushobora kwerekana impano ufite iyo ufite ipfunwe. Ipfunwe ni ukugufata bakagushyira hasi, bakakwereka kuri zero, bakakwereka yuko nta kintu uri cyo, yaba ku giti cyawe cyangwa se muri sosiyete. Ntabwo nje kukubwira ngo wa mugore we igirira icyizere. Kuri uyu munsi unyemerere ikintu cyose wumva kigushyira hasi ukirambike hasi, ubanze wigirire icyizere kugira ngo abandi babashe kukugirira icyizere. Rero mbabwira abagore mwese muri beza, abagore bese muri beza, ntihazagire umuntu uzagushuka ngo uri mubi. Uri mubi par rapport à qui? Uri mubi ugereranyije nande? Izo norme zose sosiyete ishyiraho ishaka kukugereranya, nta muntu wakugereranya n'uwundi kubera ko uri ikinege mu maso y'Imana. Uri umugore mwiza, ntabwo usa nkanjye, nanjye sinsa nkawe. Hari ikintu cyiza ufite cyatira uwundi muntu, nanjye hari icyo mfite cyatira uwundi muntu, twese tukagira ni loi d'attraction, sibyo? Dufite ibintu byose bisa twakora rejection. Ngo rero tugire diversite cyangwa tugire urunyuranye rw'uko dusa, w'uko tureshya, w'uko tuvuga, by'ibyo tuvuga muri sosiyete, tugiye tuvuga ibintu bimwe ntabwo isi yaba nziza. Rero cyane cyane mu banyarwanda nibo bakunda gusuzugurana, cyane cyane abantu bari muri systeme ya FPR, harimo ya systeme ya mbacagagure mbayobore, amoko yavuye mu ndangamuntu, ariko ugasanga umuntu baramusuzuguye yamugize zero mu gihugu kitagira ubwoko. Cyane cyane mu bayobozi b'igihugu ugasanga basuzuguye abanyarwanda, babagize ibigarasha, babagize abantu, babagize utuntu. Nakoze ikiganiro kirambuye muraza kukibona, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntihagire umuntu wemera kwa gusuzugura. Burya umuhanzi yaravuze ngo burya kwiheba nibwo rupfu. Igihe bakubwiye kuri mubi nawe ukumva kuri mubi, burya uba watsinzwe. Kandi nta mugore mubi ubaho, nta na rimwe umugore azigera aba mubi. Ni norme muri sosiyete bashyizeho, ntuzabyemere bikugera mu mutima, ntuzabyemere bikwinjira mu musokoro. Nta mugore mubi ubaho, ahubwo habaho umunebwe. Nta nubwo uvuga ngo ni ukwiyitaho, ushobora kwiyitaho, ushobora kwikunda, nibyo bwa mbere, ariko kwiyitaho nabyo ni ibintu byashyizweho, biterwa n'icyo sosiyete yashyizeho. Ushobora kwiyitaho ku buryo buri naturel, ukaba mwiza pe. Kandi ikintu cya mbere nabonye ni igikundiro, sibyo? Hari igihe ubona umuntu ukavuga uti byagenze gute uriya nawe se? Rero ntihagire umuntu ugusuzugurira imisatsi, ntihagire umuntu ugusuzugurira visage, ngo amazuru manini, ngo amaso ngo ntazi ukuntu ameze, ngo iminwa, ngo amenyo, ngo ishinya, ngo ururimi, ngo ukuntu areshya, ngo ukuntu gasa. No. Ibyo bintu ntutume bikugeraho,
ntutumye bikwinjirira mu mutwe ngo bikwangirize amarangamutima. Nta mugore mubi ubaho, nta mugore usa nabi ubaho. Ni ibintu abantu cyane cyane abanyarwanda bakora kugira ngo bagucishe bugufi. Ntabwo twese twaba barebare ngo bishoboke. Ninde wakubwiye se ko muremure ari mwiza? Kubera iki se umugufi ataba mwiza? Ninde wakubwiye ko umugufi ari we uri mwiza kurusha umuremure? Ninde wakubwiye se ko uringaniye ari we mwiza kurusha? Ninde wakubwiye se ko ufite ikirenge kinini cyangwa amazuru manini cyangwa utuzuru duto ari we mwiza kurusha uwo manini? Biterwa n'ikintu abantu bakunda. Mu banyarwanda bagiye batembera mu bihugu bitandukanye, hari igihe hari abantu badakunda abagore babyibushye, ariko hari n'ibihugu nka South Africa utabyibushye udafite ibicece nta muntu wakureba. Hari abantu badakunda abantu bananutse, ugasanga twebwe nk'abantu bananutse twabuze isoko. Hari abantu badakunda abantu boroshye, ugasanga umuntu afite umubiri uri sportif niwe muntu ugezweho. Rero biterwa n'ikintu umuntu akunda. Ariko abanyarwanda dufite imico irancrave, nk'ukuntu igihugu cyacu hari kirancrave. Urebye critère de sélection y'ubwiza, ubupfura, harya babyita ngo iki, ngo ni imfura, ngo ni umuntu wo mu bantu. Critère bagenderaho urebye na critère international ni ibintu bitandukanye. Ariko ngewe icyo nkubujije munyarwandakazi ni ukwiburira icyizere. Ntabwo ari ngombwa kuba warize amashuri menshi kugira ngo ube uri mwiza cyangwa ushobora kugaragaza impano yawe. Ntabwo ari ngombwa kuba uvuga indimi 15 kugira ngo ushobore kugaragaza impano yawe cyangwa se beauté intérieure cyangwa ubwiza bukurimo. Nta nubwo ari ngombwa kugira ngo abantu bakubwire kuri mwiza kugira ngo ubashe kumva ko uri mwiza. Igirire icyizere. Kuri uyu munsi w'abagore ndakubwiye ngo igirire icyizere. Hari impamvu Imana yakuremye uko yakuremye. Hari impamvu Imana yaguhaye ayo maso yaguhaye. Hari impamvu Imana yaguhaye iryo jwi yaguhaye. Hari impamvu Imana yaguhaye iyo body shape itameze nk'iy'abandi. Sibyo? Nta mwiza kurusha uwundi ugereranya se ushingiye kuki? Nta nubwo ibi bintu twisiga cyangwa ibi bintu bitatse imibiri byacu ariyo bitugira myiza. Niyo mpamvu bavuga ngo ubwiza bw'umukobwa bumugeza ibwami, ariko ubwenge bwe nibwo butuma atindayo. Rero munyarwandakazi ndakubwiye ngo igirire icyizere. Ntutume na rimwe, niyo yaba ari umugabo, niyo yaba ari umunyamahanga, niyo yaba ari umuntu wo mu buyobozi bwahe, ugucisha bugufi akoresheje ubwoko, akoresheje igitsina cyawe, akoresheje ukureshya, akoresheje akarere uturukamo, akoresheje indoro yawe se cyangwa imvugo yawe. Ntutume hari umunyarwanda mugenzi wawe ucisha bugufi. Cyane cyane abantu baba baraturutse hirya no hino mu turere, hirya no hino. Uzi ko u Rwanda rwahuriyemo n'abantu baturutse ingeri zose. U Rwanda ruri muri diaspora ahantu hatandukanye. Muhagarike gucisha nyabugufiya. Umunyarwanda mu kazi cyane cyane n'uwo kubahwa, yaba igikara, yaba inzobe, yaba muremure, yaba mugufi, yaba avuga indimi nyinshi, yaba avuga ururimi rumwe, yaba yarize amashuri menshi, yaba yarize makeya. Hari ikintu umuntu uciye bugufi yakora uri hejuru atashobora. Uri munyarwandakazi niyireme n'icyizere. Uri munyarwandakazi niyikunde. Uri munyarwandakazi niyumve yuko afite agaciro, ashobora kwikorera ubwe akageza no ku bandi. Uri munyarwandakazi niyivanemo ipfunwe kugira ngo tubashe kwerekana impano zacu. Ngiye kubakangurira cyane cyane kuva mu ipfunwe muri uyu mwaka no kwigirira icyizere, mbereka ingero zitandukanye z'ukuntu tuzabigenza.